umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma gasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitali.
nshuti bakunzi b'igitaramo nyarwanda, ntangiye mbifuriza ibihe byiza, ntangiye mbaha ikaze kandi nyine mbifuriza kugubwa neza no kunogerwa n'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Dutangiye rero igitaramo cyacu cyo kuri mugoroba n'indirimbo rero mumaze kumva. Ni indirimbo nziza cyane yibutsa nyine abantu ibihe byiza, ibihe bifitanye isano kandi nyine birebana n'ubukwe bwacu bwa kinyarwanda. Itorero Garukurabe riti aba ngabo nibo rwose bemeye kurushinga. Nyuma rero iyo njyana nziza, nyuma y'uwo mudiho, nyuma y'ayo majwi meza atwibutsa nyine ibyiza byacu byiza by'i Rwanda rwiza rwa Gasabo, reka dutangire dutaramana nk'uko bisanzwe mbabwira nti ese nshuti zacu mwamuzi inkomoko, imvo n'imvano y'imwe nyine mu migani nyarwanda. Umugani nk'uko mwabingaragarije muri benshi, nk'uko nabonye ko nyine abantu benshi bafite amatsiko ku byerekeye insigamigani nyarwanda, kuri uyu mugoroba nabateguriye umugani bagira bati kanaka banaka uriya se bamuteye imboni. Nk'uko twabiganiriye mu bitaramo nyine byashize imigani nyarwanda cyangwa se insigamigani nyarwanda, abantu benshi muyifiteho amatsiko, cyane cyane yuko umuntu yibaza ati se iri jambo igihe rikoreshwa rikunda se kuvugwa hirya no hino ryaba rikomoka he? Ese kuki bagize bati wenda bamutaye iyo gihera, cyangwa se murarye muri menge, n'iyindi. Umuntu akibaza aho byakomotse, uwo se wenda byaba byaraturutseho, cyangwa se uwatanze iyo mvugo. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, nk'uko maze kubibabwira, tugiye gukomeza tuganira ku nkomoko y'insigamigani bamuteye imboni. Uyu mugani ni umugani abanyarwanda bakunda guca kenshi, cyane cyane ab'iryenge. Bawuca rero iyo babonye umuntu w'inkozi y'ibibi utahuwe n'ingenza, imigambi ye igapfuba ikaburiramo, nibwo izo ngenza zivuga ziti twamuteye imboni. Ni nk'aho bavuze bati ntacyo rwose akidutwaye twamubonye. Uwo mugani akenshi bakongera bati kana kuriya yamenyekanye, naho rero rubanda nabo bati bamuteye imboni. Wakomotse kuri Gashavu ka Rwamo w'Ibumbogo i Kigali ahasaga umwaka w'1600. Aho ngaho rero Ibumbogo ni hirya hariya ahasigaye nyine hitwa i Gasabo, kandi hakaba nyine ari naho hakomotse rugari rwa Gasabo. Uhagaze i Remera, uhagaze i Kibagabaga, uri se Ikinyinya, ukajya se ku Kagugu ka Mise, ku misozi myiza ya Jari, za Gisozi n'ahandi, umuntu arahareba hakurya nyine aho bita Ibumbogo. Izo mboni rero batera ziri ukubiri. Hari imboni z'imbuto z'ibonobono, hakaba n'imboni z'ijisho. Dore rero uko byahurijwe ku mugani umwe. Byatangiye ku ngoma ya Mibambwe Gisanura mu Rwanda, n'iya Ikimenyi nyine Rwahashya mu Gisaka. Muri ayo magingo umwami w'u Rwanda yajyaga ategana n'uw'Igisaka mu buhanuzi bwabo. Bukeye rero uw'i Rwanda atuma ku w'Igisaka, amutumaho umugaragu we Mirindi, ati jya mu Gisaka umbwirire Kimenyi uti muragirire Rundu na Gasetsa. Ubwo buhanuzi bwe yavugaga ko u Rwanda naho byashyira kera ruzahabwiriza, ari byo nyine bishaka kuvuga yuko icyo gihe u Rwanda ruzaharagirira inka zarwo. Mirindi ageze i Gisaka avuga ubutumwa. Kimenyi amaze kubwumva aramusubiza ati genda umbwirire rwose Mibambwe uti mu bubingo bya Mukinga hari indagiro y'inka, ariko ugakunda urutoki. Ubwo rero yamucyuriraga ko atuye i Bumbogo kandi hataba urwuri. Mirindi arahindukira asohoza ubutumwa. Umwami Gisanura Mibambwe amaze nyine kubwumva aramubaza ati ubwo se yakubwiye atyo, wowe umusubiza iki? Mirindi ati ko se yarantumye, nari rwose, cyangwa se najyaga kumusubiza kindi iki? Mibambwe ati yewe so gutuma Mirindi. Mirindi ati iyo utuma undi utari njye yajyaga gutumwa kandi agasubiza.
Gisanura ati uba waramubwiye ibuye ryanjye ryabagenge rubanda bacaho bakaryita igitare, ukamubwira abacuzi banjye bacurira intwari zo mu rugo abandi nyine bakazigurira, ukamubwira umuzinga wanjye uri ku mugezi wa Giciye. Mirindi ati intumwa iratumika ntiyicwa, ongera ntume nzabimubwira. Undi ati genda umubwire nk'uko nyine wumvise. Nshuti bakunzi b'Igitaramo Nyarwanda, mwe mwese muteze amatwi kandi nyine nzi ko mukunda indirimbo nyarwanda, indirimbo nyine zituma dukomeza kunogerwa n'Igitaramo Nyarwanda. Reka tubanze dutaramane n'abahanzi biwacu baze nyine badufashe kunezerwa no gukomeza nyine kunogerwa n'Igitaramo Nyarwanda. Hanyuma dukomeze tuganira ku gice cya kabiri gisobanura nyine uwo mugani, iyo nsigamigani bamuteye imboni. By'umwihariko rero nshuti bakunzi b'Igitaramo Nyarwanda kuri Contact FM, nk'uko mubizi intego yacu ni ugutera imbere, ni ukujya imbere muri byinshi, ikindi kandi tugaha ibyacu agaciro. Contact FM mu ntego zayo, mu ntego zacu kandi nyine duterwamo inkunga namwe, harimo guteza imbere abahanzi b'Abanyarwanda, guteza imbere iby'iwacu, guteza imbere abiwacu, ikindi nyine tukabahesha icyubahiro bakwiye mu Rwanda rwiza rwa Gasabo. Tujya rero dutaramana buri gihe mu ndirimbo zacu, indirimbo z'Abanyarwanda. Uyu mugoroba rero by'umwihariko mumaze iminsi mwumva yuko umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yasohoye izindi ndirimbo yakubiye mu cyo abazungu bise alubumu, akayita Ibihozo. Iyi alubumu rero y'Ibihozo y'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa irimo indirimbo yitwa Ni Umukobwa, ikabamo iyitwa Impundu, ikabamo iyitwa Uwera, ikabamo iyitwa Ikinyange, ikabamo Intango, ikabamo Nguhimbe, ikabamo iyitwa Gahinda, ikabamo iyitwa Kayitesi, hakabamo n'iyindi yitwa Natarira. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, igitaramo cyacu nyarwanda kirarangwa n'indirimbo z'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, kugira ngo nyine mubashe kumenya ibihangano bishyashya by'Abanyarwanda. By'umwihariko rero reka dutangirane n'indirimbo nyine ye yise Impundu, iri kuri iyo alubumu yitwa Ibihozo. Cecile Kayirebwa n'indirimbo ye Impundu.
abahanga bo kubakunda izi mpundu naje mbazaniye izi mpundu naje mbazaniye nikitubujije kuzakahogora izi mpundu naje mbazaniye nuko gahako nikabakobwa izi mpundu naje mbazaniye kamwe gatahakara ntibatahahe izi mpundu naje mbazaniye nikayitasirwa bucuro bwacu izi mpundu naje mbazaniye agiye asanze shema ry'igikakaje igira ry'imihigo ushingangiriro izi mpundu naje mbazaniye akaba ngombwaho byakomeye izi mpundu naje mbazaniye mama ngize impundu naje mbazaniye ngize impundu naje mbazaniye iyo ndirimbo nziza cyane yitwa Impundu, tukaba tuyikesha Cecile Kayirebwa. Ati rero ngize impundu naje mbazaniye, ati dore impundu ngo ziraba urwunge kandi zikisobeka imitima. Akongeraho ati zikabona gusesekara umubiri wose. Akarusho rero agatera ati baranyizihiye, ngizi kandi ngizo nyine inyamibwa zanjye. Akongeraho n'urugwiro rwinshi cyane, ati se rwose reka izo nyamibwa zanjye nzihe umugisha, kandi koko nzambariye n'impumbya. Ati izo mpundu zaje mu duseke ziza no mu dukangara, izindi mu dutemeri, izindi mu dukoko. Ati tumwe turaboshye utundi turasenze. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, turakomeza nyine tuganira nanone dutaramana n'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa mu rwego nyine rwo gutaramana n'abahanzi b'abanyarwanda, twizihira kandi tunezezwa n'ibihangano bishyashya batugezaho. Dukomeje rero nk'uko natangiye mbibabwira, turimo turaganira ku birebana n'inkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'insigamigani bavuga bati bamuteye imboni. Nari maze kubabwira rero uburyo umwami Mibambwe yohereje Mirindi akamwohereza hakurya mu Gisaka kwa Kimenyi. Agezeyo rero agarukana ubutumwa Kimenyi yari amutumye kuri Mibambwe, nk'uko nyine ngo bakundaga koherezanya ubutumwa mu buhanga bwabo. Mibambwe rero akimara gutuma Mirindi yaragarutse, ariko azana igisubizo cyariye Mibambwe giturutse nyine kwa Kimenyi, aho Kimenyi yamubwiraga ati hakurya iwawe i Bumbogo hari intoki gusa, ntago ushobora kubona ubwatsi bw'inka. Mibambwe rero ntabwo yakiriye neza Mirindi asohoje ubutumwa bwo kwa Kimenyi, kuko iramubwiraga ati ubu se ubundi amaze kukubwira gutyo wowe wamusubije iki? Mirindi ati ko se yarantumye, najyaga kumusubiza kindi iki? Mibambwe ati yewe so gutuma Mirindi ati iyo se utuma undi utari nge yajyaga gutumwa kandi agasubiza. Gisanura ati uba baramubwiye ibuye ryanjye ry'abagenge, rubanda bacaho bakaryita igitare,
ukamubwira abacuzi banjye bacurira intwari zo mu rugo abandi nyine bakazigurira, ukamubwira umuzinga wanjye uri ku mugezi wa Giciye. Mirindi ati intumwa iratumika ntiyicwa, ongera untume nzabimubwira. Undi ati genda umubwire nyine nk'uko wumvise. Nuko Mirindi asubira i Gisaka avuga ubutumwa. Kimenyi amaze kubyumva arirahira ati uno mugabo yanga umuheto wanjye rwose kirimo amaboko, twajya Nyirundu nagasetsa impara zigapfa ari 8. Ati yanga umugore wanjye kiribazayire bakeka ubukundwakazi kandi narabirangije. Mirindi arahindukira abwira Mibambwe ubutumwa. Arangije yungamo ati icyakora nubwo ndi intumwa bwose Kimenyi akurusha indahiro nziza. Yongeraho ati wamurahiye ibuye akurahira umuheto we, umurahiye umuzinga akurahira umugore we, umurahiye kandi umurara akurahira imfizi ye, bwa rusera imitako itemba ku ijosi. Ati ubwo nta kurusha rwose kurahira. Ubwo rero Mirindi yamaze nyine gutirimuka, bohereza ingenza mu Rwanda yo kuroga Mibambwe nk'uko nyine Gisanura nawe yaramaze iminsi amuroze kutabyara. Kimenyi yohereza umugabo Ruhago ati ugende ujye Bumbogo kwa Mibambwe, numvise ko hari ibonobono, uzamwimenyereze maze namara kukwizera uzashaka imboni maze uzimutere mu bwenge, ni ukuvuga nyine mu cyayenge. Ubu u Rwanda ruzaba ruhindutse ibonobono. Ruhago nawe si ukuboneza aragenda azi Rwanda n'i Bumbogo. Ati ba i Bumbogo kwa Gisanura. Nuko arakeza avuga ko yacitse Kimenyi. Amaze rero kwakirwa, abatasi b'u Rwanda baza nyine igitaraganya kubwira Mibambwe ikizanye Ruhago. Umwami Mibambwe n'abiru bamaze kubyumva, baha Ruhago ingenza yo kujya imugenzura aho agannye hose. Bamuha Gashavu ka Rwamu w'umusinga wo kwa Jeni rya Rurenge. Ruhago arahakwa, ariko ahakwa bya Nyirarureshwa, ari nako ahiga ibibonobono. Amaze rero kubibona arishima, yibwira ko ubutumwa yahawe agiye kuburangiza. Aho rero atirimukiye, Gashavu nawe akaba arahari. Ruhago arabishoza, amenya irengero ry'amagambo. Abuze rero uko abigenza, ahitamo gutaha. Gashavu arishima abwira Mibambwe n'abiru ati Ruhago ahubwoga ninjye wamuteye imboni. Aho yajyaga nyine kuzishaka yasangaga mpari, namureba akabura uko abigenza. Nuko Gashavu bahera ko bamugira umwiru. Nibo rero biru b'imboni b'abasinga bo kwa Jeni rya Rurenge bakiri nyine mu Rwanda. Ruhago rero yari yaje gutera imboni z'ibonobono kubwo kuroga umwami Gisanura. Nawe rero Gashavu bari bamuhayeho ingenza wamugenzaga, nibwo nawe ngo yamuteye imboni z'amaso, mbese aramurebuza amuburizamo. Kuva ubwo rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba, niho batangiye kujya babona umuntu barebuje bakamuburabuza, bakamubuza nyine amahwemo. Yashaka nawe kwiyoberanya bati kana kuriya twamuteye imboni. Gutera imboni nka Ruhago, guhereka cyangwa se guhereka bitewe n'akarere akanaka uburyo nyine ijambo barikoresha. Guhereka cyangwa se guhereka bisobanura kuroga. Gutera imboni nka Gashavu, kurebuza umuntu, kumuhozaho ijisho umugenzura, nicyo nyine bashakaga kuvuga. Ni nacyo nyine bishaka gusobanura, kuvuga ngo kana kuriya twamuteye imboni. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, iyo rero akaba ariyo nkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'insigamigani bamuteye imboni. Dukomeza igitaramo cyo kuri mugoroba dutaramana mu ndirimbo nk'uko nyine nayibabwiye. Indirimbo dutaramanaho kuri uyu umugoroba ni indirimbo z'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa muri alubumu ye nshyashya yise Ibihozo. Turabikora nyine mu rwego rwo kubibutsa cyangwa se kubamurikira ibihangano bishyashya by'Abanyarwanda, by'umwihariko nyine mu rwego rwo kubaha agaciro bakwiye, no mu rwego nyine rwo kubashimira kuko akenshi badufasha kugera igorora, umuntu akavayo yivuga. Ikindi kandi bagatuma umutima wacu ususuruka,
umuntu nyine akanezerwa. Indirimbo dukurikijeho y'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa ikaba yitwa Natarira. Natarira ndamwica mbambaroga, natarira ndamwica mw'abakobwa mwe, natarira ndamwica mw'abahungu mwe, natarira ndamwica mw'ababyeyi mwe, natarira ndamwica ndabivuze, natarira ndamwica mubimenye, natarira natarira ndamwica bambaroga, natarira wirira igikobwa baguhoze, natarira ihangana ryawe narirambiwe, natarira iyo manganya ryawe narirambiwe, natarira iyo umutse kurya inyonda uhakanye, natarira agenze ingitira
Cecile Kayirebwa mu alubumu ye Ibihozo no muri iyo ndirimbo Natarira ati natarira ndamwica mw'abakobwa mwe, ati natarira ndamwica mw'abahungu mwe. Agakomeza aririmba mu ijwi rye ryiza cyane ahanika aranguruye ati natarira ndamwica mw'ababyeyi mwe, ati ndabivuze kandi nyine mubimenye. Nyuma rero y'umurishyo mwiza, nyuma y'injyana nziza, nyuma nyine y'uko ingoma zirangurura, aravuga ati wiririre igikobwa maze rero baguhoze. Cecile Kayirebwa muri iyo ndirimbo mu buhanga bwe mu guhanga, muri iyo nganzo ye ikomoka nyine muri bwa buvanganzo bwe tumuziho gakondo, aragira ati mu izina ryiza cyane mu kinyarwanda cyiza, akavuga ati nyamureka wiririre igikobwa baguhoze, ati kuko ihangana ryawe njyewe narirambiwe, ati iryumanganya ryawe narirambiwe, ati uwo mutsi ku ryinyo rwose ndawuhakanye, ati akababaje umutima mwana wa data, niwumva urukundo nzakakumara. Ayo rero ni amagambo meza ari muri iyo ndirimbo Natarira iri kuri alubumu Ibihozo. Ibihozo rero muri kino gihe nanone birakenewe, cyane cyane yuko nta munyarwanda wanezezwa cyangwa se ngo yishimire cyangwa se ngo umutima we wuze ubwuzu kubera agahinda k'umwana, kubera agahinda umubabaro w'urubyiruko cyangwa se w'umwana ubyiruka w'i Rwanda, by'umwihariko umwari mwiza w'i Gasabo, wa wundi baterurira bakamwita intaramirwa. Abahanga bati musani wabo, abandi bati zana inka cyangwa se igira amata. Bari b'i Rwanda rero muragahorana ibihozo. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mwe mwese muteze amatwi kandi mukunda igitaramo nyarwanda. Igitaramo cyacu nanone turakomeza tuganira ku birebana n'ibigero by'inka kuva ivutse izaba imbyeyi, n'ibirebana n'ibigero by'inka kuva ivutse izaba imfizi. Aho ngaho umuntu yakwibaza ati se ni kubera iki cyangwa se ni iyihe mpamvu? Byaba bitangaje abanyarwanda batunga bagatunganirwa, ariko nyine tutazi ibigero by'inka, urwego se cyangwa se ibihe igenda icamo, by'umwihariko amazina bagenda bayita uko igenda se ikura. Impamvu rero nta yindi, nuko Gihanga Ngomijana wahanze u Rwanda rwiza rwa Gasabo yahaye inka agaciro igihe nyine umukobwa we Nyirarucyaba yari amaze nyine kumuramira, akamukiza indwara y'ubworo, akamushyira amata, akamushyira amavuta, igihe mu Rwanda inka n'amatungo byari byaracitse. Gihanga rero haburaga iminsi mike ngo yitabe Rurema. Ni inkuru rero ndende ya Nyirarucyaba, gusa icyo umuntu yababwira nuko Gihanga Ngomijana yari afite abagore babiri. Nyirarucyaba akaba yari imfura ya Gihanga. Yaje rero gukura avamo umukobwa mwiza cyane, akura akunda nyina, dore ko ari we wabyaraga akanakundwa na Gihanga. Nubwo bwose rero Gihanga yakundaga Nyirampirangwe umugore we, Nyamususa nawe yari afite akarusho kuko ari we wabyaraga undi nyine ari ingumba. Nyamususa rero nyuma yo kubyara Nyirarucyaba yamukurikije Gahima waje kuba nyine umwami w'u Rwanda, akitwa Gahima Kanyarwanda, wakurikiwe na Sabugabo, nawe aza gukurikirwa na Mugondo, bose akaba ari abana ba Nyamususa. Sabugabo rero niwe wahanze Nyanza ubu ngubu bita nyine Nyanza ya Butare, kandi mukaba muzi nyine amateka yawo, amateka y'Inyanza mu Rwanda rwiza rwa Gasabo. Nyamususa rero yamaze kubyara abo bana uko ari batanu, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Umugore we mukuru ari we Nyirampirangwe, ni ukuvuga nyine umugore mukuru wa Gihanga, yaje gusama inda. Hari rero abavuga yuko yamukuye mu Burundi, ariko mu byagaragaye mu buryo cyangwa se mu bushakashatsi abandi bavuga yuko atari byo. Inda rero imaze gukura igaragara, abantu ngo batangiye gutangara bati Nyirampirambwe yasamye. Bamwe rero babanza kwanga kubyemera kuko yarakecuye cyane.
ariko kuko inda yagendaga ikura batangira kubyemera. Urukundo rero Nyamususa yari yarihariye rutangira kugabanyirizwaho. Gihanga rero wahanze u Rwanda nk'uko byagaragaye mu bushakashatsi hirya no hino n'ibyanditswe n'abahanga b'Abanyarwanda, yari afite ingeso yo kujya guhiga. Uko rero yishe uruhu rumwe akaruha umwe mu bagore be bombi, ku buryo buri mugore yagiraga igihe cye cyo kubona uruhu rwe, dore ko arizo zavagamo imyambaro bambaraga. Umunsi umwe nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, Gihanga ajya guhiga yica inyamaswa nziza cyane ngo yitwa ingabi. Icyo gihe rero uruhu rwayo rwagombaga kuba urwa Nyirampirangwe. Mwibuke rero yuko umugore umwe yagiraga igihe cyo kubambura uruhu. Gihanga amaze kugeza uruhu, Nyamususa na Nyirampirangwe basiganira kubambura rwa ruhu. Umwe rero avuga yuko ari uruhu rwe, undi ati nanjye n'urwanjye. Nuko bararurwanira biracika kugeza ubwo Nyirarucyaba ahageze asanga Nyiramirangwe ararwanira na nyina uruhu. Birumvikana yuko yashatse gutabara nyina Nyamususa, ariko nyine mu kumutabara akubita mukase umutwe w'indiga y'igiti yari afite, maze rero Nyirampirangwe agwaho. Nubwo nyine yapfuye, ariko umwana we ntabwo yapfuye, yaravutse. Niwe rero wiswe Gashubi, abandi bita Gafomo, ndetse n'abandi bakamwita Gashingo, ukomokaho abashingwe cyangwa se abandi bita ngo ni abashingo. Ariko rero izina dusanga abasaza benshi bahurizaho ni Gashubi. Ubwo rero Nyirarucyaba abona yuko nawe ari buhite akurikira mukase, mbese ko bari bumwice, ahitamo guhungira mu ishyamba, ariko agenda aherekejwe n'umuja we. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, ntabaganira rero ku birebana n'ibigero by'inka kuva ivutse izaba imbyeyi cyangwa se izaba imfizi, aho tuganira tuvuga tuti umuvanda, umutavuse, umushishe n'ibindi n'ibindi. Umuntu atazi inkomoko yo guhabwa agaciro nyine baha inka, bahaye inka mu Rwanda atababwiye nyine inkuru yabyo n'uburyo byagenze, uko nyine Gihanga byamugendekeye. Turakomeza rero tuganira kuri iyo inkuru ya Gihanga n'abagore be, ariko nyine by'umwihariko Nyirarucyaba wagaruye inka n'amavuta, u Rwanda rukongera rugatunganirwa. Igihe nyine uwahanze u Rwanda ari we Gihanga Ngoma Ijana yari agiye kwicwa n'ubworo mu Rwanda, harabuze inka n'amavuta n'ibindi byose nyine byatumye magingo aya mu Rwanda inka bayiha agaciro. Turakomeza rero iyo nkuru ya Gihanga na Nyamususa n'umukobwa we nyine Nyirarucyaba waje gukiza se ubworo akamuha amata, u Rwanda rukongera rugatunganirwa. Tumaze gutaramana mu indirimbo rero dukurikije nk'uko natangiye bibabwira ku birebana no kubayegereza cyangwa se kubamurikira ibihangano by'Abanyarwanda bishyashya. Kuri uyu mugoroba rero nkaba nabahitiyemo alubumu nshyashya y'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yise Ibihozo. Iyo ndirimbo rero dukurikijeho kuri uyu mugoroba ngo twizihirwe n'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM, igitaramo nyarwanda mutegurirwa kandi mugezwaho na Daddy Do Maximo Mwicira Mitari. Reka rero twizihirwe n'indirimbo No Mukobwa ya Cecile Kayirebwa. Ngabo y'ikirenga atenda mukunda
mushiki wanjye umutima utoroka igitereko Mbabazi we ku mutima utoroka igitereko n'uwo muhungu azabivuga hatese n'uwo muhungu abigenje atese uwo muhungu abihikitse ate uwo muhungu azaturuka hehe kubwira ngo kwamutwaye umutoni we umutima utoroka igitereko Mbabazi we ku mutima utoroka igitereko undi mwana yaradusuye kwa tindiyahura nimutamunga umutima utoroka igitereko atindiyahura nimutamunga koko ndamukunda nawe arabizi umutima utoroka igitereko ko mukunda ubwiza mu buranga ko mukunda ubwenge mu buhanga agira urugwiro n'umutima utuje nakuko ateye bintera ubwuzu umutima utoroka igitereko nigenda mwana usanze urukundo ujyane rw'ijuru tware w'impamba niwo murange wasanze mu bamwe uri umuhondo utaziganya maze rubaherekeze no mu bivi umutima utoroka igitereko Mbabazi we ku mutima utoroka igitereko urw'abanyogokuru n'abasogokuru banyoko wanyu n'abaso wanyu banyogosenge n'abanyokome babyara bawe n'urungano rwose urwamba rukwirwe mamukwirwe usanzwe uberwa umutima utoroka igitereko urwa kirehe ngisimbi na cyusa urwahangahango soho wakubyaye n'urwanjye rwinshi ruharazi bireza amahasaro n'amasimba agaseseka umutima utoroka igitereko Mbabazi we ku mutima utoroka igitereko iyo ndirimbo nziza cyane nayo nk'uko nyine nayibabwiye yitwa n'umukobwa tukaba tuyikesha Cecile Kayirebwa muri alubumu ye nshyashya yitwa Ibuhozo mu kuririmba iyo ndirimbo n'umukobwa Cecile aragira ati umwana yarambwiye nuko arambwira ati ndamukunda ngabo y'ikirenga yongeraho ati ndamukunda uriya ngabo y'isonga ejo buriya azaza kubareba Cecile Kayirebwa ati ako kanya umutima utoroka igitereko ati iryo banga ajya kuribwirwa yaryongorewe na Kirenga musaza we kandi umusore ubasumba Kirenga rero uwo musore nyine ubasumba mu kubara inkuru iyongorera uwo mubyeyi amwongorera agira ati umusore nsize inyuma ha yacuritse icumu araricurura ni igihangange arirenza rwose akarahira ati arashaka yadi wacu mwiza ni umukobwa uwo nguwo mushiki wanjye nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba indirimbo rero ni indirimbo nziza cyane ihanitse irimo nyine inkuru y'uwo mukobwa ni umukobwa
nk'izina kandi ry'iyo ndirimbo. Ndabaretse ndekeye ahangaha mbatere amatsiko, ahasigaye namwe nyine ni ukwiyumvira iyo ndirimbo mukaziyumvira uburyo iyo nkuru irangira. Reka rero twongere twigire ijabiro, dore nyine tugira n'amahirwe kuko ngo twahawe umuriro. Reka rero dusimbuke tugaruka tuganira nanone muri rya shema n'isheja mu byishimo by'abadushima, tutaramane ku inkuru ya Gihanga ajya guha inka agaciro mu Rwanda. Nk'uko rero nabibabwiye inshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, Gihanga Ngomijana wahanze u Rwanda n'abagore be babiri, Nyamususa wari umaze kubyara 5 n'undi nyine bitaga Nyirampirangwe wamye atabyara ariko amaze nyine gukecura nibwo nyine yabyaraga. Ariko muri uko kubyara kwe yabyaye bimutunguye kuko yakubiswe indiga y'igiti n'umukobwa Nyirarucyaba, umukobwa wa Nyamususa, igihe Nyamususa na Nyampirangwe barimo barwanira uruhu rwiza cyane Gihanga yaravanye guhiga amaze kwica nyine inyamaswa, uruhu bise ingabi. Icyo gihe rero nk'uko nabibabwiye, Gihanga yavaga guhiga agaha uruhu umugore umwe, ejo bundi yavayo nanone agaha uwundi. Icyo gihe rero yazanye uruhu rwari rutahiwe umugore we Nyirampirangwe, ariko rero Nyamususa ntiyabyemera, niko nyine gusingirana bararwana. Nyirarucyaba aza aje gukiza nyina, niko gukubita indiga y'igiti mukase nawe agwaho. Mu kugwa aho ngaho rero ntabwo uyu mwana we yaratwite yapfuye, kuko yaravutse ari we nyine bise Gashubi cyangwa se Gafomo cyangwa se bamwe bita Gashingo. Izina rero nk'uko nababwiye abantu benshi bahurizaho ni Gashubi, uwo nguwo wavutse ku nda nyine ya Nyirampirangwe yari yaratewe n'umugabo we Gihanga Ngomijana. Ubwo rero Nyirarucyaba amaze gukora iryo bara, abana yuko nawe bashobora kumwica agakurikira mukase, mbese ko bari bumwice bibi cyane, ahungira mu ishyamba, ariko agenda aherekejwe n'umuja we. Nyirarucyaba afata inzira y'ishyamba. Muri uko kugenda yagendaga ngahura n'abasore, bakareba uwo mukobwa n'umusatsi we yashokoje, n'umukobwa umuri iruhande w'inkumi, bati yemwe bakobwa murajyahe? Abakobwa bati turashaka ubuhake, bakabatinya bakanga nyine kubahaka. Baza rero kuzagera mu ishyamba runuka, nibwo rero bahuye na Kazigaba. Kazigaba akubise amaso abo bakobwa ati yemwe mwokagira Imana mwe, uyu mukobwa mwiza ugeze ahangaha n'uw'umwami, ati baje kunyica. Kazigaba yari yaravuye kwa Gihanga ngo nawe yarateye inda umukobwa, noneho acikira mu ishyamba. Ubwo rero yibwiraga yuko bamenye aho yihishe, mbese bamuvumbuye bakaba baje kumushaka, nawe ashya ubwoba. Nuko rero aratinyuka arabwira ati se mw'abakobwa mwe ko muri gutitira mwaza mukota? Nuko abakobwa baremera baraza, abahimu barambara, begera umuriro barota bashira imbeho. Abaha amata Nyirarucyaba abanza kuyanga, ariko agira ngo nyine Kazigaba akomeze amuhendahende, dore ko aho yari yaciye hose abasore bari bamutinye banze nyine kumwakira kubera uburanga bwe. Kazigaba rero aramuhendahenda, undi ageraho aremera, amata arayanywa yumva aramuryoheye, dore ko n'inka z'iwabo zari zarashize zimazwe n'indwara, ari nacyo cyaje gutuma nyuma yaho nyine Gihanga arwara ubworo. Nuko rero arayanywa, amaze kuyanywa undi abashyuhiriza amazi baroga, abasasira impu z'inyamaswa, abaha n'amavuta ngo bisige, barangije bararyama. Nuko rero bageze mu gitanda, Nyirarucyaba bimwanga mu nda, aribwira ati aha niho makiriro yanjye, uyu mugabo niwe wenyine rwose wemeye kumfasha, ngomba gukora uko nshoboye akandongora nkareka gukomeza kuzerera. Nuko nyine abibwira umuja we ati yewe nurwo nyine warindiriye rwo kurongorwa n'umugabo utazi usanze mu ishyamba koko? Nyirarucyaba yirukana umuja we, ahamagara Kazigaba ngo bararane. Mwibuke hano ariko ko Kazigaba yari ataritwa Kazigaba, kera nyine ngo bamwitwaga Gahu. Kazigaba ngo abanza kwanga,
ariko kubera Nyirarucyaba atamukundiye akomeje nyine kumuhamagara no kumwumvisha yuko bagomba kurara hamwe. Kazigaba aremera araza barararana. Iryo joro rero ryose ngo baragiye bahuje urugwiro. Nuko nyine barabyara umwana wa mbere, babyara uwa kabiri, babyara uwa gatatu, ngayo nguko. Inka rero ziriyongera nazo ziba nyinshi. Ubwo Nyirarucyaba nawe aza gutata kwa se, amenya ibyaho, amenya yuko inka bari batunze zashize, amenya yuko ise yabaye uruzingo agiye kwicwa n'ubworo, nuko ajyana y'amata. Nyirarucyaba rero yikorera amata ajya kwa se, ntiyanyura mu irembo, aragenda yicira mu gikari, asanga umuja mu gikari, amubaza aho ise aryamye. Undi nawe ati ari muri iriya nzu. Nuko arasesera, ageze imbere ya se arapfukama atura bya byansi. Ubwo se aba aramubonye ati mwana wa ni wowe? Undi ati ni njye. Undi ati uracyariho? Undi ati ndaho. Ubwo Nyirarucyaba niko guhera ko afata amata ahereza se icyansi. Nuko Gihanga aranywa, amaze kunywa ati ahwi, ati urakagira amata mwana wanjye. Ubwo asiga ahembuye se ati nsubiyeyo. Ise nawe ati ugenda ariko ndagushimye, uzagaruke mu rwaso, uzanzanire n'umugabo wawe n'abana bawe. Ubwo Nyirarucyaba arataha abwira umugabo we ati papa arakwifuza. Nako banza ayo ngayo ari ayanjye, kuko kera batavugaga bati papa, ahubwo baravugaga bati data. Ubwo nyine yaramubwiye ati data arakwifuza, hanyuma tugakomeza. Kazigaba rero abanza kwanga, afite ubwoba yuko bazamwica agezeyo, ariko yumvise yuko ari se w'umugore we umutumyeho, asanga ntacyo bazamutwara, aremera. Turakomeza tuganira kuri iyo nkuru ya Gihanga Ngomijana na Nyirarucyaba amaze nyine gukizwa ubworo. Ubwo nyine bwo yahise aha inka agaciro mu Rwanda. Ari naho nyine nkomeza mbaganirira, mbabwira icyatumye Abanyarwanda bavuga yuko Gihanga yahanze inka n'ingoma. Reka rero tubanze dutaramane mu ndirimbo. Indirimbo dukurikijeho nk'uko nabibabwiye nkitangira, ni indirimbo iri kwa alubumu Ibihozo. Alubumu nifuje ko mbamurikira kuri uyu mugoroba mu gitaramo nyarwanda. Alubumu dukesha umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, akaba yarayise Ibihozo. Nyuma rero y'indirimbo Impundu, nyuma ya Natarira, na nyuma y'indirimbo Ni Umukobwa, reka twizihirwe duhamiriza tubyina mu ndirimbo ya Cecile Kayirebwa yise Machori.
bakuru n'abarumuna beke indore n'ababyara bemwe nimoniza umurindi mumva ayo majwi yanyu nibwira umwana urukundo mukunda niburiza umwana mama siwe azaba agenda n'ejo nanjye nkure inze mperekeza umwana mama umwana ni macuri urabyumve kayirege imana wasibye naraje nabutera ngo humuraga ngo burya wavugaga yo nimoniza umurindi mumva ayo majwi yanyu nibwira umwana urukundo mukunda niburiza umwana mama siwe azaba agenda n'ejo nanjye nkure inze mperekeza umwana mama umwana ni macuri humura mwana wanjye aho ugiye ni heza na mwene sara yiyirwa wewe gusa byakaguha nimoniza umurindi mumva ayo majwi yanyu nibwira umwana urukundo mukunda niburiza umwana mama siwe azaba agenda n'ejo nanjye nkure inze mperekeza umwana mama umwana ni macuri nimoniza umurindi mumva ayo majwi yanyu nibwira umwana urukundo mukunda niburiza umwana mama siwe azaba agenda n'ejo nanjye nk'uko rero natangiye mbibabwira nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba indirimbo nyarwanda mu gitaramo cyacu cyo kuri uyu mugoroba tuzikesha umuhanzikazi Cecile Kayirebwa mu alubumu ye nifuje nyine kubamurikira mu gitaramo cyacu alubumu yise Ibihozo. Iyo ndirimbo rero ikaba yitwa Macori. Aragira ati nimuntize umurindi mumpe ayo majwi yanyu maze nibwirire umwana urukundo mukunda ati niburiza umwana mama maze asibe ati azaba agenda n'ejo maze nanjye nkunde niherekereze umwana mama ati uwo mwana rero nta wundi ni Macori. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba ibihozo byacu nk'abanyarwanda ibihozo bifite amateka byabayeho kuva kera byaranze u Rwanda rwiza rwa Gasabo. Ikindi nabibutsa nuko byanze bikunze kera mu bukwe bwacu bwa kinyarwanda mbere yuko umukobwa agana nyine aho bita iw'abandi habanzaga kuba umuhango wo guhanurwa icyo bita nyine guhana umukobwa. Bamubwiraga byinshi nyine bizafasha uwo mwana ugiye nyine ari umwari akazagaruka ategeye urugori urwa Gasabo by'umwihariko nyine n'ibibondo bye urubyaro rwe wasangaga ari ibintu nyine bimwubaka. Nanjye rero nkongeraho ni muri kino gihe abari bacu muri kino gihe umwana w'umunyarwanda agomba guhozwa agomba kugirwa inama agomba kugororwa akiri muto. Niyo mpamvu nkunda kuvuga nti wanyweye umunyana akiri mutoya asazana itoto. Ntandi rero bikomoka uburere muha abana banyu uburere turerera u Rwanda rwiza rwa Gasabo umuco mwiza twigisha urubyiruko rw'u Rwanda nibwo tuzaba nyine tubaraze ubupfura tubaraze kuba inyangamugayo u Rwanda rwacu rukazahora nyine rutembamo amata n'ubuki nk'uko nyine bajya babivuga. Ikindi kandi by'umwihariko ni nko gukubita icyo bita nyine gukubita inkoni zamba. Iyo urereye u Rwanda uba utanze umusanzu ukomeye cyane kuko nibwo u Rwanda ruzagira amahoro. Ya misozi myiza isaga ya indi bita ngo ni igihumbi ugasanga ihora itoshye,
abari rurimo banezerewe, tukabasha gukorera igihugu cyacu. Ntugire ngo rero icyo utazaha umwana akiri mutoya namara gukura igihugu kizabasha kukimusaba. Ntago bizashoboka. Ibyo rero dutanga, ibyo twigisha abana bakiri batoya, nibwo nyine basazana itoto. Babyeyi rero, nshuti, mwe mwese dutaramanye kuri uyu mugoroba, waba se ufitanye ikibazo n'umwana wawe, igihe kirageze ngo umwegere, muganire, umwumve nawe akumvire, hanyuma mwicare nyine musase inzobe, hanyuma umurebe icyatuma urugo rwanyu ruzamo ineza, rukazamo umwuka mwiza, wa wundi nyine utemba ugatera impumuro nziza, ugasanga abantu bose mu rugo barakeye, barasusurutse, kuko bajya bavuga ngo umwere uturutse ibukuru. Nanjye nti iyo uje neza usanga ugirira akamaro abatoya. Turerere rero u Rwanda, twubake urwatubyaye. By'umwihariko rero ibyiza byinshi tubikorere abana bakiri batoya, kuko burya ngo iyo umwana ahemukiwe akiri mutoya nta na rimwe ashobora kurenzaho, bihora bimurimo. Niyo mpamvu rero tugomba guhana, tugomba kurerera u Rwanda rwiza rwa Gasabo. Ikindi kandi nanjye nkongeraho mvuga nti urukundo ruva ku nkanda ruraguma. Nidukunde abacu beza nyine twabyaye. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nyuma rero yo kumva ibihozo dukesha umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, reka dukomeze tuganira kuri iyo nkuru ndimo ndabaganiriraho. Inkuru ivuga uburyo Gihanga yahaye inka agaciro mu Rwanda rwiza nyine rwa Gasabo. Nari maze kubabwira uburyo Gihanga yaramaze kunezerwa, amaze nyine gukira ubworo, amaze guhabwa amata ayahawe nyine n'umukobwa we Nyirarucyaba. Yamusabye gutaha, akazana abana, akazana n'umugabo we, kuko Gihanga ngo yabifuzaga. Kazigaba rero yamaze kubyumva agira ubwoba, ati Gihanga agiye kunyica, kuko nawe yarahungiye muri iryo shyamba, amaze nyine gutera inda umukobwa. Ariko nyine yumvise yuko ari se w'umugore we umutumyeho, asanga ntacyo bazamutwara, aremera. Ubwo rero nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, Nyirarucyaba na Kazigaba bafashe nyine inka zabo n'andi matungo menshi Kazigaba yaratunze, harimo nyine n'ingwe ye yamuhoraga iruhande. Bafata inzira bajya kwa Gihanga. Uti ese bari batuye hehe koko? Kugeza rero ubu ngubu ikintu kimwe cyatugaragariza wenda aho bari batuye. Ahangaha turavuga nyine Nyirarucyaba na Kazigaba. N'iriba kugeza ubu ngubu ryitwa iriba rya Nyirarucyaba, riri ku musozi Kabuye ho ku murenge wa Kajwi muri Nyamatovu. Akaba ari aho bitaga mu Ruhengeri, n'ubu ngubu nyine niko hitwa. Ubwo Nyirarucyaba yaratungutse, atunguka hakurya, aza nyine afite ya matungo menshi cyane, nuko abantu bariyamira cyane bababonye. Ubwo abari ku musozi babona inka zuzuye umusozi wose, bati ziriya nka zivuye he mwokagira Imana mwe? Gihanga arasohoka ati nimucanire rwose mwokagira Imana mwe, ati n'uwa mukobwa wanjye utashye. Nuko baracanira, inka ziba zigeze aho ngaho, impundu ziravuga. Nuko Kazigaba akiza atyo igihugu cyose, bongera kubona amata bakira ubworo. Ariko ubwo inka zari zaje zose ntizahageze, kuko hari ngo izakanzwe na Gafoma. Bavuga yuko izo nka zari zivuye mu Gipfuna rero hakaba ari mu cyerekezo cy'ibirunga, by'umwihariko nyine by'ikirunga cya Muhabura. Hafi yaho ubu ngubu hakaba hitwa ku iriba rya Nyirarucyaba. Mu bushakashatsi abahanga bavuga yuko Gipfuna ari hafi nyine y'ikirunga Muhabura, ariko bakavuga yuko ari mu Ndorwa. Ibi bigahita bitwereka icyerekezo inka zavuyemo. Nubwo nyine bitoroshye, kuko usanga abanditse amateka y'u Rwagasabo usanga bitandukanye ho gatoya, ariko nyine nta kundi, ubwo uzagira nyine icyo aturusha kubyerekeye aho hantu mu Ndorwa n'iyo nkuru yazatubwira, kuko ngo nta mugabo umwe. Zavuye rero aho ngaho Nyirarucyaba yabanaga na Kazigaba. Izaje zose ntago ngo zashoboye kugera kwa Gihanga aho bitaga Inyamirembe, kuko ngo Gafoma yazikanze, zimwe zigasubirayo. Muzasubiyeyo harimo iyitwaga Rutenderi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba,
ntababwira inkuru yose ngo avuge n'iby'uwo Gafoma n'impamvu nyine yazikanze, kuko wenda tuzabiganiraho mu gihe tuzaba tuganira ku birebana na Gihanga ahanga nyine u Rwanda anaraga abana be. Gusa nk'uko nabibasezeranyije yuko tuganira mbabwira uburyo nyine Gihanga yahaye inka agaciro, ari naho nyine umuntu yakwibaza ati ese ni iki gituma abanyarwanda bavuga yuko Gihanga yahanze inka n'ingoma? Gihanga rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba atarapfa yatumije abana be ngo abarage, nuko bose nyine arabaraga. Sinababwira uko byagiye bigenda n'umurage wa buri mwana, kuko tuzabiganiraho mu magambo nyine arambuye tumaze kugera mu gice cy'uko Gihanga yahanze u Rwanda n'umurage wa buri mwana. Gusa ahubwo nshuti dutaramanye kuri mugoroba nk'uko nababwiye yuko tuganira ku birebana n'uburyo Gihanga yahaye inka agaciro, reka tubiganireho. Turibanda rero ku nkomoko cyangwa se igituma abanyarwanda bavuga ngo Gihanga yahanze inka n'ingoma. Byaba rero bigoye kuko tuzi neza yuko atari we wazanye izo nka mu Rwanda, arizo nyine kwa Kazigaba n'umukobwa we Nyirarucyaba, umukobwa nyine wa Gihanga. Impamvu ya mbere rero yatumye abanyarwanda bavuga yuko Gihanga ari we wahanze inka n'ingoma, nuko ari we wasize ashyizeho uburyo ubwami buzaba ubw'umuryango umwe gusa. Ibyo bigahera ku mwana we nawe uzasiga ashyizeho umwana uzamusimbura, bikazahora bityo, nubwo bitashimishije abandi bana ba Gihanga bose. Impamvu rero ya kabiri nuko yashyizeho ingoma ya mbere. Karinga yabayeho uhereye kuri Gihanga, ayisigira umuhungu we Gahima, wiswe nyine izina ry'ubwami bakamwita Gahima Kanyarwanda. Niwe rero wabaye umugabe wa mbere wa Karinga, naho Nyamususa aba umugabekazi wa mbere wa Karinga. Ahangaha twibuka yuko u Rwanda rwa kera rwategekwaga n'amoko abiri, umwe akaba ukomoka kwa Sabizeze, undi ukaba ukomoka kwa Mututsi. Ahangaha nabyo bikaba bidushyikiriza mu yindi nkuru cyangwa se ikindi gitekerezo, aho bavuga umwega wa kuno n'umwega wa kurya. Bamwe bakaza kuvamo Abanyiginya, abandi bakaza nyine gukomeza gutyo na gutyo. Ntabwo nabivuga ngo mbirangize kuko byatuma ngana ku nkuru y'abega bo kwa Gahutu baje nyine kuvamo abagore bashyingirwa kwa Sabizeze mu Banyiginya, hanyuma bakaza gufata izina ry'Ubusinga n'ibindi n'ibindi. Ni inkuru rero ndende zatumaza igihe kirekire kingana nyine nk'iki ngiki. Gusa twigarukiye aho ngaho, umugabekazi n'umugabe bategekaga nyine Karinga. Ikindi rero cya gatatu cyatumye abanyarwanda bavuga yuko Gihanga ari we wahanze inka n'u Rwanda, nuko yakoze igikorwa gikomeye cyane. Yahaye inka agaciro nk'uko nyine ari byo twari tugendereye kuri uyu mugoroba, kuko ngo zamukijije ubworo. Inka igafata intera ikomeye mu mibereho y'abanyarwanda ya buri munsi. Byatumye rero ubukungu bw'u Rwanda muri icyo gihe ngo bukwira hose bukamenyekana. Ku ngoma ya rubanda u Rwanda ngo rwari rufite ubukungu bukomeye ku buryo andi mahanga yazaga guhaha mu Rwanda. Gihanga rero yahanze u Rwanda kuko ari watumye abanyarwanda baba abo bari bo mbere y'umwadiko w'abazungu. Ni Gihanga rero wahanze byinshi mu byagiye bihuza abanyarwanda, imitekerereze yabo ikaba imwe ndetse n'umuco wabo ntibawute. Ni Gihanga rero wasize abwiye umuhungu we uko u Rwanda ruzaba nyuma ye, asiga amusabye kuzabisohoza. Ibyo atazabishobora akazasaba nawe umuhungu we kubisohoza. Ibyo nta bindi ni uguhuza abavandimwe batatanyijwe n'ibihe. Ingoma rero Gihanga yasize araze Gahima niyo yagombaga kuyobora u Rwanda. Na Gahima ntiyagombaga kwishyira hejuru y'abandi, ahubwo yagombaga kuba nyambere mu kuyikorera, byaba na ngombwa akaba uwa mbere kuyitangira. Ntawagombaga rero kwishyira hejuru y'abandi kuko ingoma ariyo yari hejuru ya bose. Nubwo rero habayeho izindi ngoma nyuma ya Karinga, Karinga niyo yazikakaga zose kuko ariyo yari nyiri u Rwanda. Abanyarwanda bose rero bakaba baragombaga kuyirwanira. Ikindi umuntu yababwira nuko ikigaragaza ukuntu inka yahawe umwanya ukomeye kuva icyo gihe kugeza nyine ejo bundi abazungu baza mu Rwanda, nuko habayeho buri gihe umutwe w'ingabo nawo ukagira umutwe w'inka uzigwa mu bitugu.
ingero zizwi z'imitwe y'ingabo zagiye zigira imitwe y'inka ni nyinshi. Ingero ni nk'umutwe w'ingabo zitwaga abashakamba, wari ufite umutwe w'inka witwaga umuhozi. Umutwe w'ingabo z'uruyange wari ufite umutwe w'inka witwaga ingeyo. Umutwe w'ingabo zitwaga imvejuru wari ufite umutwe w'inka witwaga inkabuza. Naho umutwe w'ingabo witwaga inyaruguru wari ufite umutwe w'inka witwaga inkondera. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nabakomeza abivuga nyine ngo turangize tuvuga buri mutwe w'ingabo uko nyine Gihanga yaramaze guha ingoma umuhungu we Gahima Kanyarwanda kugeza ejo bundi mu 1900 n'imisago. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, gusa icyo nababwira nuko Gihanga amaze gutanga Nyamirembe hasigaye Gahima na Nyirarucyaba. Ntabwo rero Gahima yahise nawe ajya gutura i Gasabo nk'uko byavuzwe kenshi mu bushakashatsi, ahubwo abandi bavuga yuko umwana we Musindi niwe waje gutura i Gasabo avuye nyine kubunda iyo ngiyo mu Ndorwa, aho ngo yari yarahungiye bene se n'abandi buzukuru ba Gihanga bashakaga kumwica ngo boye nyine kujya bategekwa n'umuntu umwe. Ntabwo rero kuva Gihanga yashinga ubwami byashimishije benshi nk'uko muzayibona nyine mu bindi biganiro tuzagenda tubagezaho. Gihanga rero cyahanze u Rwanda, ko rubanda yaciye ubwami bwaje kugaruka hanyuma. Kuba rero batarabishakaga byatumaga umwana uzaragwa ingoma ahungishwa bene se akajya nyine kurererwa ahandi. Musindi rero niwe wa mbere warerewe hanze yo kwa se, arererwa Indorwa. Ubwo Gihanga nyine amaze gutanga, Gahima yasigaye Nyamirembe na Nyirarucyaba, naho Sabugabo yanga gutegekwa nyine na murumuna we ajya gutura mu majyepfo y'Inyamirembe aho nyine nababwiye muri Nyanza y'ubu. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nk'uko nyine nari nagendereye yuko tuganira ku birebana n'inka cyangwa se uburyo Gihanga yahaye inka agaciro mu Rwanda. Naho ngaho rero tugereje, ibindi tuzakomeza tubiganiraho. Gusa igice dukurikijeho kuri mugoroba cy'igitaramo nyarwanda nk'uko nabibasezeranyije kirarangwa nanone n'ibigero by'inka kuva ivutse izaba imbyeyi cyangwa se kuva nanone ivutse izaba imfizi. Bikaba rero byari nyine byanyuze yuko nabaganirira inkomoko yo kuvuga ko inka mu Rwanda zahawe agaciro na Gihanga Ngoma Ijana, ubundi nyine ngo agahanga inka n'ingoma, inka nyine n'u Rwanda. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, dukomeza nyine dutaramana no mu ndirimbo. Nifuza yuko twakomeza mbamurikira ibihangano by'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa muri alubumu ye nshyashya yise Ibihozo. Reka rero dutaramane nanone mu ndirimbo ye. Indirimbo dukurikijeho nshuti dutaramanye kuri mugoroba ni yitwa Intango. Ma ihorere ma, kabyara kanjye mwana wanjye, nkaba umubyara nkaba umubyeyi, sinabuze wese naje nyumva ubutumwa ngubwo n'ubw'imanzi ngo mukubwirire urwo rukundo, ukunda ukundwe kandi ukunde, turamukunda tunyura twese nawe kandi turamubyara. Urate tutera nejo bundi usezura umudendezo, upfa kudatezuka kuntango iterura babiri ntakirutanga. Intango yacu intango nziza, intango yuje aho gusesa igaserera we, uziko ku ntebe y'urukundo mpora mpatetse nkigutegereje.
nkigutegereje. Intango yacu intango nziza, intango yuje aho gusesa igasendera we. Uziko ku ntebe y'urukundo mpora mpatetse nkigutegereje. Uramenye ejo udatuma bagutanga bakagutunguza bya birezi, abazi ubwenge bagendera kure. Ejo ntihazagire n'abagushuka ngo bagushitureho n'agashami. Urushibuka natoranije kuko watoshye ku giti cyiza mama we. Ugira ubwo ugenda ugira ubwo ugaruka, intango yanyu muyegaheze. Ujya usamara usama iby'imuhira, iyo ntango yanyu iterura babiri. Iyo uje uri umwe ntinyeganyega. Intango yacu intango nziza, intango yuje aho gusesa igasendera mama. Kuri alubumu nshyashya y'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yitwa Ibihozo, hariho nyine iyo ndirimbo intango mu magambo meza kandi nyine mu kinyarwanda gitoshye n'ubuhanga bwa Cecile Kayirebwa. Mu guhanga kwe rero arahanika, yarangiza akajya nyine muri rya subirajwi ryiza cyane, akadufasha kutazimira tukazahera iyo ngiyo, ahubwo nyine akatugarura ku isoko aho dukunda ikinyarwanda nk'ururimi rwacu gakondo. Muri iyo ndirimbo intango atangira nyine mu njyana mu kinyarwanda bita nyine isubirajwi, agenda agaruramo inyito, wumva rwose ari ibintu biryoheye amatwi, bituma nyine umuntu avuga ati wama nanjye gutoma kuriya, wama nanjye nyine nkamenya guhoza no guhogoza kuri buriya buryo. Rwose byamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Muri iyo ndirimbo intango yatangiye agira ati ma ihorere ma, akongera akagira ati kabyara kanjye mwana wanjye, nkaba umubyara nkaba umubyeyi, sinabuze wese naje nyumva, ubutumwa ngubwo n'ubw'imanzi ngo mukubwire urwo rukundo, ukunde ukundwe kandi ukunde, turamukunda tunyura twese nawe kandi tukamubyara. Ayo rero akaba ari amagambo meza cyane agaragara nyine twumva kandi akatwumvisha ibyiza bya bindi nyine bituzanira byinshi bitugeza aho tugeze aha ngaha, umuntu akanezerwa. Ni amagambo meza rero twumvise mu ndirimbo intango, indirimbo y'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, indirimbo yasohotse nayo nyine kwa alubumu nshyashya nifuje kubamurikira kuri uyu mugoroba yitwa nyine Ibihozo. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwe mwese nyine muteze amatwi kandi mukunda igitaramo nyarwanda, tugenda tugana ku musozo, nifuje kubaganira ku birebana n'ibigero by'inka kuva ivutse izaba imbyeyi. Iyavutse uwo munsi izina ry'ikigero cyayo bayita nyine umuvanda, naho imaze iminsi 15 iyo nka bayita umutavu, imaze ukwezi kumwe kugeza kuri 2 bayita umushishi, imaze amezi 2 kugera kuri 4 bayita inyana yahirirwa, imaze amezi 5 kugera kuri 6 ni inyana y'incarwatsi cyangwa se ngo ijya mu gasozi, ifite amezi 6 kugera ku 8 bayita inyana ijya mu gasozi, amezi 8 kugeza ku mwaka umwe bayita umukurira, naho umwaka kugeza ku mwaka n'igice
bayita inyana icutse. Umwaka n'igice kugeza ku myaka 2 ni umukangara cyangwa se ishashi. Imyaka 2 kugeza ku myaka 2 n'igice bakayita ishashi. Iyo imaze kwima imaze amezi arenze 5 bayita ishashi y'umwumano. Naho iyo imaze kubyara bwa mbere bayita iriza. Imaze kubyara ubwa kabiri bayita impete. Naho imaze kubyara ubwa gatatu bakayita impeturi. Imaze rero kubyara ubwa kane bayita ijigija. Inka ishaje ariko nyine ikibyara bayita ibuguma. Naho itakibyara kubera nyine gukura bakayita inshura cyangwa se inshura bitewe nyine n'akarere akanaka uburyo babivugamo. Inka rero ngo ishaje cyane bayita ingandazi, biva nyine ku kugandara, ni ukuvuga ko inanirwa no kwikura aho iri kubera nyine gusaza. Reka nanone tuganire ku bigero by'inka kuva nyine ivutse izaba imfizi. Iyo nyine yavutse uwo munsi bayita umuvanda, ni kimwe nyine n'ivutse izaba imbyeyi. Naho imaze iminsi 15 nayo ni kimwe n'inyana nyine izaba imbyeyi kuko nayo bayita umutavu. Imaze rero ukwezi kumwe kugeza kuri 2 bayita umushishi. Imaze amezi 2 kugera kuri 4 bayita nyine inyana yahirirwa, aho nyine ntaho birahinduka. Imaze rero amezi 6 kugera ku 8 bayita inyana ijya mu gasozi, ni kimwe rero n'ivutse izaba imbyeyi. Naho iyo imaze kugera ku mezi 8 kugeza ku mwaka umwe bayita ikimasa cy'umukurira. Naho umwaka umwe nyine kugeza ku mwaka n'igice bakayita ikimasa gicutse. Umwaka n'igice kugeza ku myaka 2 bakayita ikimasa kiraguzwa. Naho rero imyaka 2 kugeza ku myaka 3 bahita nyine ngo ni ikimasa gisiga nk'ibyondo, ni ukuvuga nyine gishobora kwimya. Naho imyaka 3 kugeza kuri 5 bayita imfizi. Imyaka rero 5 kugera kuri 6 bayita imfizi y'igikwerere. Naho imyaka 6 kuzamura bayita imfizi y'ubukombe. Inshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, ibi byose dusobanura haruguru ni igihe nyine inka yakuze neza nta ngorane yagize bitewe nyine no gusonza cyangwa se kurwara. Iyo rero ngo inka imaze kubyara, amazina y'ibigero byayo agenda ahinduka bikurikije nyine inshuro ibyaye. Ibyayo bwa mbere bayita iriza. Ishobora nyine no kubyara ifite imyaka 2 cyangwa se 3 cyangwa se 4. Byumvikana nyine ko biba bitewe n'igihe irindiye. Ubundi rero bavuga yuko nta nka yabyara mbere y'umwaka umwe nyine n'igice. Nanone kandi ngo irengeje imyaka 6 itarabyara nayo ngo iba itakibyaye, ngo iba ari nyine iyo bita isave cyangwa se uruberera. Ni ukuzabaza rero abaganga b'inka n'abandi babizobereyemo niba ibi ngibi bihuje n'ukuri, nubwo nyine tugenda tubibona hirya no hino mu bushakashatsi bukorwa n'abanditsi. Gusa nyine igitangaje nuko inka bagereranya nyine ngo n'umugore w'imyaka 45 kujyana hejuru ni yindi nyine ngo itakibyara kubera gukura. Ugasanga nyine bitangaje kuko iyo urebye usanga babigereranya nyine n'abantu. Umwana wa nyuma ngo yitwa umuhererezi, ni ukuvuga nyine bucura. Ikindi rero nuko iyo nshinga ivuga ku nka uko bazamura ijwi baba nyine bararitiye mu magambo akoreshwa ku bantu, noneho bakaritwerera inka igeze nyine nko mu kigero cyo gucura. Byumvikana nyine yuko mu majwi umuntu nyine agiye kureba ibirebana n'amasaku, amasaku nyine biga twize mwiga mwigishijwe abandi bazi nyine mu Kinyarwanda, amajwi yose wumva ko ari hejuru. Iyo nshinga yara umuntu akaba nyine yavuga yuko ikomoka ku ijambo gucura, bivuga nyine kurekera kubyara. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, tuzakomeza nanone tuganira indi mvugo ijyanye nyine n'iby'inka. Umuntu yavuga nyine iyo bita ngo inka y'isugise, inka y'intumbiri, inka y'ingumba n'ibindi n'ibindi. Icyo rero nakongeraho nshuti twari dutaramanye kuri uyu mugoroba mu gusoza igitaramo cyo kuri uyu mugoroba,
ni uko twashishikara kandi tukagira nyine ubushake n'ishyari ryiza ngewe nita ishyaka ryo kumenya ikinyarwanda, gukunda ikinyarwanda, by'umwihariko gukunda u Rwanda, kuko nibyo nyine bizatuma koko twita ku banyarwanda n'ibiduhuza nk'abanyarwanda, ibituranga se nk'umuco wacu. Ikindi kandi koko ibyo Kanyarwanda yakoreye abanyarwanda bigatuma koko natwe tugomba kugira ishema n'isheja ryo kwitwa abanyarwanda. Maye se uzi kwitwa umunyamahanga uri umunyarwanda ukaza mu Rwanda, cyangwa se ukaba uri umunyarwanda bakakwita umunyamahanga, kandi wakwiye kugira ishyaka ryo guharanira no kumenya ibyawe kugira ngo nyine utitwa umunyamahanga. Ikintu rero gitangaje abantu benshi tutibaza ni uko nibwo iyo umuntu agiye mu mahanga usanga n'abanyamahanga bamwita umunyamahanga. Ni nko kuvirirwa rero indimwe. Uzi kwitwa umunyamahanga uri umunyarwanda uri mu Rwanda, wagera no mu mahanga bakakwita umunyamahanga, nta kumiro mba mbaroga. Reka rero duharanire kumenya ibyacu byiza, duharanire kwigisha urubyiruko, kuko mu minsi iri imbere nibo nyine bazaragwa u Rwanda rwiza rwa Gasabo. Byaba rero bibabaje tuba abahanga mu ndimi z'amahanga tukazivuga neza kurusha bene zo, ariko twagera mu kinyarwanda cyangwa se twaganira ku birebana n'abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange ugasanga biratunaniye. Byaba rero biteye agahinda kumva ko mu minsi iri imbere ibyacu bizaba byaribagiranye. Akaba nyine ari n'umusanzu nisabira mwebwe nyine bakuru, mwese nyine mwatubereye ababyeyi, mwese muragwa ibukuru kuko mumaze nyine kugera igorora mugana ijabiro. Mu byubahiro byanyu rero twabasaba yuko nyine ibyo mwabonye mukiri batoya, ibyo se mwarazwe mu muryango nyarwanda, mwabyigishwa abatoya, abato natwe rero kandi nyine namwe mugaharanira tugaharanira kumenya iby'u Rwanda rwa Gasabo, kuko byazaba bibabaje kandi nyine biteye agahinda kuragwa igihugu cyiza nk'iki ngiki nk'u Rwanda, ari ugasanga twebwe nk'abanyagihugu tutaruzi, tutazi ibyacu, tutazi se ikinyarwanda, twitwa abanyamahanga mu Rwanda, twagera n'imahanga bakatwita abanyamahanga. Nigeze kubiganiraho ndavuga nti akanyoni katagurutse ntikamenya iyo byeze, kandi nyine naho bweze ubwo buro. Nibyo koko dusimbuke tugane imahanga tumenye ibyaho, ariko nyine tunazirikana by'umwihariko iby'iwacu nk'abanyarwanda, kuko byaba biteye agahinda, kuko aho ngaho imahanga ni bake bifuza kumenya ibyacu. Twe rero nk'abanyarwanda twarazwe u Rwanda, tukaraga u Rwanda na Gihanga ngoma ijana. Reka tumenye iby'u Rwanda, ahubwo nibinashoboka abo banyamahanga tubashishikarize nabo kumenya ibyacu, kuvuga se indimi zacu, kuko ku bwanjye by'umwihariko nkanjye Dadido Maximo Mwiciramitari mbyivugira, ntibyazantangaza mu minsi iri imbere mu nama y'umuryango w'abibumbye abahanga bakunda kwita ONU, abandi bakayita ngo ni Loni, ugasanga noneho ikinyarwanda kivugwa muri iyo nteko mpuzamahanga bitewe nyine n'ubuhangange bwacu nk'abanyarwanda. Ndifuza nkanarota, ariko burya ngo kurota hari igihe isaha n'umunsi usanga za nzozi zabaye ukuri. Ndabifuriza rero burya ngo kandi umuntu utarota ntanifuze ibyiza ntabwo aba ari muzima. Reka rero tuzakabye inzozi, u Rwanda koko rwacu ruzakomeze kwegukana umudende mu ntera no mu nteko mpuzamahanga. Biratureba rero kuko ibyago n'amahirwe dufite twitwa abanyarwanda, nta naho tuzabihungira, kuko nuzakubaza ati uruwa hehe, nuko uzababona yuko wenda utari uwo mu gihugu cye. Wamubwira rero ko uri uyu n'uyu, igisubizo mbere na mbere umutimanama wawe uba wagitanze, wamaze kwivuga yuko uri umunyarwanda mu mutima wawe, nubwo nyine washyiraho irindi zina. Ntabwo rero tuzabihunga. Gusa nanone nshuti z'igitaramo nyarwanda, tuganira nyine twungurana inama amateka y'u Rwagasabo,
muri kino gihe yemerera umuntu kuba yakwitwa umunyamahanga mu gihugu cye cy'u Rwanda rwiza rwa Gasabo. Ariko rero imyaka imaze guha iyindi, imaze nyine kubimburira iyi ngiyi tugezemo. Ndumva umunyarwanda wese yakwiye guhanira kumenya no kwitwa umunyarwanda. Nk'uko rero amateka mabi y'igihugu cyacu yatumye abana b'u Rwanda bitwa abanyamahanga, ibyo rero birumvikana. Ariko rero igihe kirageze kugira ngo koko natwe noneho duhinduke, duhanira koko kugira no guhabwa uburenganzira bamwe mu banyarwanda bari barambuwe. Ndavuze nti bamwe mu banyarwanda bari barambuwe kugira ngo numvikanishe iryo jambo ba rishaka kuvuga nanone ngo bamwe mu banyarwanda noneho batanze ubwo burenganzira, bari barabwambuwe abandi barongera barabutanga. Binasaba yuko buri munyarwanda wese noneho aho bigeze, aho tugeze muri kino gihe, yakwiye nawe guhanira kwiha uburenganzira kuko ngo twarabuhawe. Ikindi nanjye nkongera mvuga nti turi ijabiro kuko twahawe umuriro. Tukabona uburyo nyine umuntu wese yumva yuko agomba guhanira kumenya ibye, aho kugira ngo tuzabeshye ngo kera habayeho, kuko ubu ngubu ibintu byarahindutse. Umutima, urukundo, amaboko ararambuye mu Rwanda rwiza rwa Gasabo. Nshuti rero dutaramanye kuri uyu mugoroba, mureke nyine twose ikivi cyatangijwe n'abakurambere, hanyuma muzarebe yuko u Rwanda rwiza koko rwa Gasabo ruzatwizihira, natwe nyine tukizihirwa, hanyuma tukabona nyine no kubasha kwizihiza ibyacu byiza bigaragara nyine mu Rwanda rwiza rwa Gasabo. Ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho. Turashimira mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda, kugira ngo umurage w'abakurambere uzabuhererekane n'aka kagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza murota Imana. Uwabasingiza n'imbanzi waraye rugina rwera umubiri, mwayambaye inkindi y'ingabe mu rukari bayimuhaye w'ingororano zisenya hamizo urwanira inkawe rwemera kurinde icumu rimuzagamba gukira nariteye mu nshuro nyegere sinagereka makuza mu mwara wa Nyamihizi n'Imana Rwamagacu hindura ibunze kabiri ntikira akabogo kanamba Danya hagira
abagabo twambariye nyamikingo se nyamutezarwo musakura n'abaje mugabo maneye intora mu ntambara yateye ubwoba uwo ni rutagenda buhora tuzira sibihamurwa mwihanitsi ati ndi umushakamba w'imbaraga mu mburane za juru yakabuye injunga mwijoro rishyira inkoko arusha imihindo kurega mwikubana ry'inziza yimana rwamagaju induru yavuze kabiri yicira akabego kanama ihese nyamizo rwunira inkabe rutagenda buhoro buhoro bazira sibihamerwa mwihanitse wa rugina n'umushakamba w'imbaraga mu mburane zacu nakawinjungaye mu ijoro rishyira inkoko uhondusha imirego guhinda mwicuragana ry'inziza ntimana karinda induru ivuze kabiri ndiciye kabogo kanamba senyamizo urwanire nkawe inkotanyi nziza rugina ati ndorogera mu ngangura ruhugwa inyamibwa yazaberwa n'umurego atwara umurongo wananiye abaswa ababaje bawugize neza bawushashakaje inkindi ku mubiri baterwa amarirwa rutamba batanazi bawuteye nk'uko yabaye kiwugezemo intoki yumva intwari zirohera kwa ntamati yakabuwe n'intwaruro mu guhurura rirekera ngo nibwo asaza babisha bateranye mu kuba amasharengera inteko ingoma y'amakondera arayinyaga iwabo wabashinika b'amahoro nk'uko yabajije abahunga ati ko abandi bagira intwari nyinshi mwari mwabona yicishije urunama murahirira icyaha bati ntawagira intwari mwagana ingana y'ingangura ruguha yahuru yavuna ngasanga busa n'ugesera arakomeza aratabara ishyamba ryo rwirehire yariciye mu nkora inkongi iravuga kwa murariye inka z'u Rwanda zamubonye umuvunyi zirarisha zirahaga senyamizo